uriya mubyeyi nanyarihanye kumuvugaho ariko kubera ukuntu yizira ku muhanda akora ibintu byiza cyane yanjye nkunda azi gutwika muzi ngiye ahora mu bintu by'amakwe n'abagabo sindabona yica adafite iminsi mikuru n'igitsina gabo tukuzabana nawe hoya ntabwo ndi gusebya nabyo hari uwa mbere uwa mbere barekuranye bakoze ubukwe uriya mudamu afite icyo yabonye ku bagabo nawe twagunganiye na Mutesi rero ararakara hari kumwemerera biyifuza nisanze apfa bimuhakanira divorce si umushinga ariko ikintu nasaba imbabazi hari ibyamubabaje none rero ko nsanze ko nta bugingo ngiye ntanga nta n'ijuru mfite mwemerera abagabisha nayishimisha nagira umugabo mu rugo ntamushimishe afite uburenganzira bwo kumusezerera uzamunya ari uwijana Imana imufashe Imana nimubona uko Mutesi ndange ndamugusabiye mute Imana nimubona abagabo turiboro rakurahiriye aho umugabo aza kurirasha twarahenze turiboro uzisuzugure babo umuntu bazi ngo bamuhemukiye akumye kibaririra Pastor Mutesi ari ku ruhembe yafashije abadivorce baba benshi yafashije abadivorce baba benshi nuvuga ngo ari ku ruhembe rwabo kuko niyo umuntu wagerageje kugera ikirenge mu cya Salomo. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, reka mbasuze nongere mbekaze mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi, nimba uri mu gitondo mwifurize igitondo kiza, nimba uri mugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza. Ngendi wari nk'ibisanzwe uyu munsi tugira umugisha wo kubana na Papa Bitangaza, umwe mu bapapa bamaze iminsi bavuga kuri social media, bavuzweho byinshi, bavuzweho divorce, bavuzweho senyuka ry'urugo, bavuzeho iki, ariko uyu munsi reka maze nibutse abantu banyarukiye kuri channel twa Cukumbura Ukuri TV, bareba amavideo ariho, barebe byinshi yagiye anyuramo, barebe byica amazemo iminsi, abenshi bamaze iminsi bakomplaininga ngo umuntu w'umugabo yambari kanzu y'umugore, nabyo mu birebe wasanga ari prank, bajye bareba neza wasanga yambaye ni kariso ye bajye bareba neza wasanga bahengereza nayo nyambaye. Abantu banyarukireho rero kwizo channel zose bakandi wa subscribe Impanuro TV, Ukuri Nyako TV, Inkoranwa TV ndetse na 5D TV. Reka uyu munsi rinjire mu kiganiro gutya na B. Karame. Uzasezeranya Pastor Mutesi cyangwa ntabwo uzamusezeranya? Pastor Mutesi azishyura amafaranga. Azishyura amafaranga kuko ntabwo ari umukristo wanga azishyura. Kugira ngo umusezeranya azabanza yishyure. Dusengere ikiganiro no twinjire mu kiganiro. Mana yacu, Mana ifite imbaraga, Mana ikiranuka mu izina rya Yesu. Umugisha buri muntu wese wumva ikiganiro ahari ku mpera y'isi ahabwa umugisha. Ijambo ryawe rimugereho kandi amagambo nibuvuge amwubake, ritunge ubugingo imisi yose. Njyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Karamba ishapo yawe ntabwo nashaka ishapo yanjye hasi. Yesu ugasubizamo. Ntaribi. Reka rinjire mu kiganiro gutya. Muri umwe ku bantu bavuzweho na Pastor Mutesi cyane. Muri na bamwe mu bantu bavuze nabo kuri Pastor Mutesi cyane. Ubundi mbere na mbere yuko mujye kuvuga ko mutemera aba divorce. Byatewe n'iki kugira mu mentioning Pastor Mutesi mire yuko mu mentioning abandi? Pastor Mutesi ari ku ruhembe yafashije abadivorce baba benshi. Yafashije abadivorce baba benshi. Nuvuga ngo ari ku ruhembe rwabo. Kuko niyo umuntu wagerageje kugera ikirenge mu cya Salomo. Oyase. Salomo afite igihumbi. Afite nka batanu, urumva nyine ari mu nzira yiwe. Urumva ko none ikindi ko Pastor Mutesi ari mu babyeyi bafite umuka w'Imana, ariko bahwari intambazi zikomeza urushako. Ntiyahiriwe. Kabana yamubwiye ati nabyihorere. Ako nimba bishoboye Nyakazana gukumya arwana ashakisha inkweto ye akazana akazana niyo yagira icyo gihumbi numwe ntaribe. Hanyuma na B koko utatubeshye ibyagiye biva kuri social media bijyanye n'urugo rwe n'ibindi bigiye bitandukanye, bijya wa Pastor Mutesi yarabifitemo uruhare? Ibyagiye bivugwa
kuri social media ajyanye n'urugo rwawe byaba Pastor Mutesi bifitemo uruhare oya nta na ruto ntarwo iki cyatumye mu biganiro mwakoze mu mentioninga rero ntabwo kwa mentioninze ariko Mutesi ejo bundi yari kurira yari kurira ku isimbi ngo mani mbona umugabo nzamutera Salute ahubwo sura kuri iki wowe inde wowe hori ngewe nabona umugabo azamutera Salute wose ntabwo uri umugabo oya yakusinye kunyira umwana ashaka abasaza Nabi imyaka ufite irakwemera gushaka ubu nitwa Fredina Nabi urumva ko nitwa hori oya ufite imyaka 22 yuzuye wemereye gushaka ariko ntabwo nitwa Fredina ahubwo vati ntabikoroto ntabwo nitwa Fredina uzafite Fredina yavuze ko namubona azatera Salute ahubwo mwebwe muri gukora iki hanyuma uyu munsi tufite inkuru yuko save the date y'ubukwe bwa Pastor Mutesi yagiye hanze abenshi turi kwibaza ngo umurenge wabereye kabiri ibi yabihoramo inkwa abagiye gufata irembo koko ahubwo se Nabi umuntu asura save the date batarajya guca mu irembo ibyo ngibyo ni ibintu byahoramo ngiye muzi ngiye ahora mu bintu by'amakwe n'abagabo sindabona yica adafite iminsi mikuru n'igitsina gabo tukuzabana nawe hoya ntabwo ndi gusebya nabyo hari uwa mbere oya kandi uwa mbere barekuranye bakoze ubukwe bakora iminsi mikuru hari uwa kabiri bakora iminsi mikuru hari uwa gatatu bakora iminsi mikuru arapfa abaye uwa kane rero uwa kane ni wapfuye uwa kane ngo n'abandi mwumvise Ariane yavuze urumva ko abagabo baramuryoheye ni isukari abagabo baryoheye nde bamubereye isukari abagabo baryoheye nde Mutesi nta kibabona nubwo bavanga abagabo barahemuka ndetse bamuguye neza baramuhemukiye ntiyabasubiramo nose imbwa yakutiye mu isoko imbwira avuga ngo n'ejo rizarema hari umusore abona imbwa mu isoko sinzasubira nta mbwa inyura mu isoko kuba yaryohewe n'igitsina gabo rero ahubwo impamvu ashobora kuba cyanga ntabwo umugabo yaguhemukira uwa mbere uwa kabiri ntibyashoboka bibaho se ahubwo yabonye ubutamu muri bo wakire gute inkuru y'uyu mama ubona ari ku isimba avuga ngo nimbona umugabo nzatera Salute nk'abafanda agira gutya kandi atarigeze abura umugabo kubonye namwumva Mutesi ako yaravuze ngo ibyawe burya ngo ibyawe ni ibikuraye mu ntuza ngo burya ngo ibiri mu majwi ngo yabikuramo kandi nabi koko nibyo nawe uzarye nk'ikijumba uramubyeyi nanyarihanye kumuvugaho ari kubera ukuntu yizira ku muhanda akora ibintu byiza cyane nkanye nkunda azi gutwika Salute umva ngo ahubwo azarambirwa zimusazeyo Salute umva nimba Salute yambye yayiteye iyaka kayitera gahata kayitera kabageze ku ya kane hafi gatanu urumva uramudama afite icyo yabonye ku bagabo no buryohe gusa nta mubabaro uhari no buryohe gusa none se urumva nyine gutingine ubu ngiye nabamvuye ati ngiye harampabonye ingwe nkongera kuhanyura hori nimba ugiye Kimisagara gasanga umwana Kimisagara harimo ingwe harafunze ukabonera guhushije wasubirayo gukora iki bisobanuro nta kigero wewe akaya turi kumwe wagigoma ngewe ariko harimo amafaranga nayayo aho ya ntago urangiye kandi umugabo wagera igoma bagenzi bari bandushiki wagigoma oya sisi sasu se ntago abonye byamubayo oya nakwambara teni nkagenda nkakubita umututu ugakubita umututu nge ntamenya ntago wakiruka reka oya kandi gupfa nyamara afite ubwo uko wamera nka mushiti wawe ya mushiti wanyu urabona mushiti wanyu ntago abonye byamubayo umusevire nyine ni umunyabwoba oya ubuse ko ndagipfa kwa firi iki ni igihugu ni views kwa firi views no mwe influence oya byibuze magasabo we ari kubona miliyoni hari abanyabonye afite miliyoni igiye kugera miliyoni ntabuze miliyoni yindi y'abanyarwanda irimo hari byibuze abazize iyo miliyoni Claude nabonye views afite n'uduhumbi 2 3 nta modora atanga arimo reka bazize iki akora agiye gutabariza abaturage kwamamaza y'umuveturuwa
kwamaza urupfu kwamaza imirwano ni iki kimaze use wakamaza imirwano ngambwira inyungu ziri mu mirwano ariko abenshi bavuze ngo ntago akiri pasiteri atari pasiteri ko ngenzi ko ari we ni inshuti yanjye magara ni pasiteri ariko njye sinemera kuko umuntu wamaje imirwano ni ibiki abantu bamutenze murabyumvikanaho ntabwo ramutenga ngewe abo nabo nabanywi b'inzoga nta muntu watenga pasiteri se yamuha akazi nabanywi b'inzoga watenga pasiteri wamuha akazi ukano akagaruye nta muntu watenga pasiteri ku isi ukano akagaruye k'inzoga oya nyine umutenga ngo inzoga n'urumogi watenga pasiteri utarahamagaye udahemba akasuye pasiteri uhagarika umuntu uhemba ntabwo ngiye nabonye pasita Claude ari intwari zimufata akajya mu masasu nka kuriya aya butwaye nawe ko agura muntu sinzi nimba yamubaze neza yamuhushije kumena umutwe habuze gato gata kubita ibaba ahita kubita ibaba ni kugwa hasi agata yuma ariko Imana yamurinze kugira atahura n'ikibazo ariko namwe atahe ajya mu rugo asanye umugore n'abana banamusigisha uriya mugore mwizembakire arebye nabi natahe nta nyungu afite ari gukorera urugendo bari kumucuruza ni nkanjye uyu munsi mwaje kumucuruza ko ntabwo wari kuducuruza umufuza si mwambaye Cukumbura TV iri hasi Cukumbura ku TV views ziri he ko views mwanduze wari kwibaza kandi twe baroze just yarandoze nase afite views igihumbi miliyoni 10 just yarandangije just afite views nyinshi Imana ifungurira ukuri nyako kabisa ntabwo abari umuvumo uko hari ibintu bimwe mwagiye muvuga bitaragira oya ngerwe rwanjye ntirujya runyerera nabi ntabwo rujya runyerera ibyo navuze ko wavuze ko itonde reka twinjire mu kiganiro neza ubundi kintu cyanze nyereka bari cyo mperaho wavuze ko utazigirana rimwe ufata umwanya ngo usabe imbabazi Pastor Mutesi imbabazi yego tugiye ko natuboneje ubundi ku Ikaze TV we na madamu imbabazi namusabye suko oya nge imyemerere yanyu kansubiremo imyemerere yanyu ya Mutesi ntago bihuye nge ni madivorce ko ari icyaha nubwo ngiye kuyijyamo se Imana imbabazi we yeme ko divorce ari ubuzima bwiza no gutera imbere nawe twagunganiye na Mutesi rero ararakara ari kumwemerera biyifuza nisanze apfa mimuhakanira divorce si umushinga ariko ikintu nasaba imbabazi hari ibyamubabaje none reko sanze ko nta bugingo ngiye ntanga nta nijuru mfite mwemerera abagabisha nayishimisha uburenganzira bwiwe nagira umugabo mu rugo ntamushimishe afite uburenganzira bwo kumusezerera leta y'u Rwanda yemera divorce zidafite umubare azagere kuri uzamunyara uwijana Imana imufashe Imana akonje yasinki mu Rwanda nabi ko bavuze ko yo ngo bayijana batari sawa se ngewe ntabwo namutesi namuvuga nabo urabona ko ribira hanze taza kuza kumpamagaza wangu guhamagaza we ikinyamakuru cyaho ribu nayitingira gusa kumwa mwiriwe se yaguhamagara wowe oya vugishwe ngiye nampamagaye ngewe aje ko numva ngo mwiriwe ati niwe wita pasteur ntabwo nitwa pasteur wundi ndi pasteur furu na karere ka Kamonyi usabe kwitaba umunsi w'ejo Kamonyi Evan uzi yiri kwisahani umutima ukuvamo aha Damuna yampamagaye Damuna nawe juste yampamagara wowe ntiwumva reko kuva ngo mwiriwe ntabwo ari mwiriwe oya nitwa oya mwiriwe ni wowe wiyita niko bakubashije niwe wiyita pasteur ntabwo nita nyindi furu uhita uvuga ngo uri furu ndi furu sindiyita nyine none Habimana Joel ndavangoye ibiryo babyanze kumanuka usabwe kwitaba kuri ribu y'akarere ka Kamonyi uri kumva witabanye n'irangamuntu yawe mama yiwe none defu ntubusindi uregwa ubugira ngo wibike cyangwa umva nyine umutima wagize ngo pi mbona isinguyeho ndira passport ntihanagure uri kumva abantu bakina niranye gute ati murakoze usaba kuzahagera saa 3 za mu gitondo witabanye n'irangamuntu yawe mama yiwe
ubwonko buva mu mutwe ukaba igipangata. Niyo mpamvu usigaye niga amagambo nkavuga amagambo makeya hazabona imbwa ya Kimihurura noneho. ngo niyo ya Kimihurura ufite ubwoba wana bibazwa da. aya Ribu ni umubyeyi. Ni umubyeyi. Ribu ni umubyeyi. Bakugira inama ugagira ibintu bimwe windura utakoraga neza. Imana ishimwe wangu. Yongere guhamagaye kugira inama n'umubyeyi wawe. Hori, yongere guhamagare wawe umubyeyi wawe. Urakoze. Nabi. Urankunda. Uragukunda. Yongere guhamagaye kugira inama kuko umubyeyi wawe suriya. Urankunda. Yewe, ndagukunda ariko ebana ngiye kabisa. Hanyuma reka twikomeze ikiganiro cyacu aho kari akanyuze kugira ngo abantu babanze twiterere brage tunatere story twisekireho gatonya. Nagiye kubona mbona muri ifashe neza we na madamu mwicaye kuri kamera ati imbabazi kuri Pastor Mutesi nyaboneke ihangane cinkoni zamba Nabi nayo kuva ko wakoze pranka ndacinkoni zamba ese Nabi kunyuma kuva ko wakoze pranka wagiye gusemba wazi Pastor urwego rwanjye bw'intumwa acinkoni zamba kugira ngo mbone iki ubone iki ni wowe uzi impamvu wari wazisabye impamvu nabwo wasabye imbabazi Pastor impamvu navuze ngo ambabarire byari kugira ngo mbone iki no kugira ngo mbone kuko ko byose byashoboka. Nabi ntutubeshye oyagereye ko abantu hano bari kukureba Nabi ngiye Imana sije Mutesi soko namwiciye oya hacyana namukorengeye Mutesi abyumvira isara bisubira ari Bible hago nuko ari amagambo navuze mu myemerere ibangamira imyemerere ye ayahe rero aho mugiye ngumvuze ngo abasiramu n'abapagani oya ndavuze nk'imbivuze gutya kana gari sawa nyemutse mbivuze nyine ndamutse mbivuze naba ngendeye mu myemerere uri kumva kuko kwege kwemera abagore bane bo barabemera uri kumva ntago bemerewe ntago nyembemerewe ntago bemerewe oya ntago ite kuri nyemera ntago Imana irabinyemerera ntago bemerewe Nabi oya ntago mbyemerewe ese Salomo ashatse yenemerewe ni Salomo yari impumyi yapfuye avanga n'ubusa gusa usanga nyafivuga cyo kuri aranye Abraham se yari iki Abraham ari umusambanya yarongoye umuje mukozi wo nta n'umuntu wa Safi yarongoye makangufu yarongoye umuciritse mukozi wo mu rugo nawe yaciritse uramuhanuzi wanyu nawe mukozi wo mu rugo wanga umuntu umwami nkuru umuyobozi yego yariye nabi hanyuma ngo asabye imbabazi kubera rero asabye imbabazi kubera Abraham uyu muhazutse namuha kiboko uzaba bwe baranga hanze hano ugasama umukozi wo mu rugo kamusuzuguza imbere ya nyirabuja harije bari mwiza kandi iyo urongoye umukozi wo mu rugo bari icyaha uno kwisuzuguza nta mutabiza bazabaga bose babarongora aho babaze hano bajya gushaka comment hano barahari ngo no kwisuzuguza niko tubwire no kwisuzuguza ndabizi uyu munsi barantuka Justin no kwisuzuguza ra yego niko bavuga aho gabanyira umuriro wa kamera tubaze no kwisuzuguza Justin nibyo umuco nyarwanda kurongora umukozi wo mu rugo ufite uhemba kandi wanareze bisobanura ngo Abraham yaraciritse yari umugabo udafite amafaranga yafite amafaranga abayabyariye umugore muzima hariya ahubwo Nabi mu kicyavuze ntago nemeranya nawe Abraham yari afite amafaranga ntayo ahubwo buri abahanga benshi bavuga ko abantu bafite amafaranga barongora nabi ahisemo nabi Abraham arya nabi buriya ngo n'abasitari benshi urebye abantu baryamanye nabo ni baje bakumirwa hanyuma Nabi twikomereze ngo wasabye imbabazi Mutesi we kubera iki rero Mutesi hari imyemerere yiwe n'iyange bidahuye bisa nko nagonze yiwe rero ambabarira nicyo imyemerere yantiyemera kuko niye imyemerere yatumye wumva ko iyawe niye bidahuye Nabi mwese muri abakristo uri pastor nawe ni pastor imyemerere ya Mutesi niye imyemerere mudahuye yemera ko iyo umugabo mutumvikanye ushobora gushaka undi ukagerageza iyange ivuga kuko iyo mutumvikanye musenga mugasubirana ubwo ni imyumvire yanyu itandukanye naho ngaho rero kwa mwemera divorce undi nemera divorce nivuga ngo ngiye ntabwo nemera divorce byangwirira ni isaje ejo niza mu rukiko za turi mu rukiko ejo gacura bwenge
mwese muzabe munahari nzasibisha ikirego turi mu rukiko hamwe babanziriza tubanza kugira ni ukuvuga ngo turasaba itariki 3 z'ukwa gatatu tuzakwagiyeyo tubikuremo ku mugaragaro ariko rero ndagira mbwira abantu byari bingwiririye ariko menya ko ntigeze ngishyikira ijwi rinzaho ndanga ati ibingi bishyizemo ni iby'ikuzimu bivemo vuba mbona mbivuyemo hanyuma Nabi ni iki uri buze kubwira abantu bakunda Nabi mu kubw'uyu munsi ku kijyanye n'uko uyu mumama uyu munsi twagiye kora tubona mu gitondo basohoye ntabwo ari we wayisohoye njye n'abantu bayimpaye ndetse ari n'umwe mu bapasiteri wanyashyize kuri stade basohoye save the date izaba ryari reka mbikurebere mbigusomere sukwa yabonanye pastor Juste ni umukozi wa Mutesi barakorana nani weje ndavuze ngo inzu yishyura n'inzu yanjye mbamo binganya agaciro Juste barakorana Nose murafashe inzu ya miliyoni hafi 40 ayigereranya n'ukwezi kumwe 200 agashambwe na saro ko hasi ka etage ko hasi departement yo hasi ya 200 umva taramfobeje reka nsome save the date for wedding ceremony journey the life of Pastor Mutesi Marie Aime ubwo bivuze ngo Prudentienne ntaririho Pastor Mutesi Marie Aime bivuze ngo Prudentienne ntaririho Prudentienne sorry kandi urabizi ko ariko bamwita ntaririho andi Murindwa Ferdinand March ubwo ni mu kwa gatatu tariki 30 2025 nibwo ubukwe bwabo buhari Masiko narinze ko ari Bishop Gerard byapfuye gute Bishop Gerard karuba sheri wa nuza wa Mutesi nase kwabonye ibigano bisohoka bane guti bwabukwe burasohoye bwabukwe bwabo kora yo star ya Juste urumva burabukwe burasohoye bwumva atari kibazo ahubwo wakire gute kubona uyu munsi Pastor Mutesi yagaragaje undi fiance utari Bishop Gerard ku ruhande rwawe ngiye ntago byantunguye kuko Mutesi abafiance ari nabo afite ururimi rwiza ni umudamu ukeye ni umudamu uzibyarimo nuko rero umudamu uzibyarimo ntago apfundikanye uyu munsi afitanye ubukwe ni witwa Murindwa Ferdinand ariko ntago ngiye save the date ndayemera kandi yaso wenda numva azi impamvu nayemera nuko amazina nzi ya Pastor Mutesi ntago hano yuzuye so ko ari umuntu waje akihimbira bino bintu Mutesi ni umuntu ukaze kandi agize n'umugabo ntago byatubabaza cyane afite agahinda arimo ararira ku YouTube kwa systeme kwa pura kwa chini ari kumubabaza cyane arimo ararira bari marira cyane ngo mana nimubona uko Mutesi ndange ndamugusabiye mute mana nimubona abagabo turi iboro rakurahiriye aho mubaza kurirasha twarahenze turi iboro uzisuzugure babo umuntu bazi ngo bamuhemukiye akumye kibaririra nese nabiko ngasabye imbabazi Pastor Mutesi ntago ari abatumira ngo abahe invitation y'ubukwe bwe bashaka ko mutaramaye ikigaro ntibagisherinze ntombeshye niyo mpamvu nkaba kitasherinzwe bagisheringa Mutesi baravugisha bandi yakibonye ariko nongeye kumusaba imbabazi kubw'imemerere ubona nto barakuye agafuka k'umuceri reka reka uzabaze sha ipine riguri 120 ipine rimwe gwade kumuceri sha so nawe usuzugura baza abantu bafite imwe kwakubwira wicaye ku ipine yose n'amapine ari hano ipine iyi fondasiyo ngiyi ihagaze byibuze hano 60 gusa akantu kari akamwe gutya shaka abantu batse bakubwira none se mboye ngiye gupfa gafata inzu ishyira ku isoko bakamuha 30 miliyo kubaka 10 gasirana 20 sandi bubakire muri iki gihugu nyine nsubiza none sigurambo zikindi kuburyo najya bamwe agafuka k'umuceri musimba agafuka k'umuceri nabenya amaroza ajya gufata umuceri kugira afate umuceri afata kwa systeme kwa pura
tekinike ko byafata umuceri nafashe ishemi kwa pura kwa chini baci ko byafata umuceri so waje oya nyine aka so wayishobora na bi aya peti nawe utangiye kujugwa impamvu uvuga amagambo y'Ikristo peti waraguye impamvu abakristo waraguye nta bushumba waraguye nabuje wakubita nka magambo kuva umuntu muzima usenga nka magambo kwa system kwa pari ibicyo biri ibiki nabuje wakubitwa ni ikibyo nabuje wakubitwa uva nka magambo ufanye Nabi rero urumva ndimo ndagenda ngana ku musozo w'ikiganiro nigereje kukubaza ibibazo nka bitatu byonyine kugira ngo tuye tugana no ku musozo wacyo urumva Nabi ikibazo cya mbere mfite kiragira kiti Pastor Mutesi umunsi yaguhaye invitation z'ubukwe I love you Mutesi I love you I kundi you uzamutwerera uzamutwerera ngaye Nabi uramu masiga mbona ari mwiza cyane uzamutwerera ngaye nzamukubita notangiye ijana niyo mvuze hano uzatwera Mutesi noti ijana nabwo uzayitanga nzayitanga wese Mutesi ntuzambaza oya ngeze noti ijana Mutesi ni inshuti yanjye kabisa ndamukunda cyane kandi peki nimuvuge buhoro mu gusakuza mu kiganiro cyambirukane urukumva noneho urukumva yego noti yanjye ijana Mutesi nzayimurambika kanabi muku manuzi mukuru ryose nzayambika Mutesi ahubwo nimba ibyo muvuza ari impame nange ndasubizwa Mutesi yari kurira afite agahinda nanjye naraye mfite agahinda ndimo mfumbata madamu wanjye mabitangaza ndi kuririmba nkabati Mutesi ari kurira ukuri kabisa oya nimubona nzamutera sira yute cyangwa zamutera nje nuko aha hanyuma Nabi ikindi kibazo ese basora invitation batarajya mu murenge cyangwa basora invitation batarabanza gufata irembo cyangwa basora invitation ari uko ibyo byamaje kuba mwana mama uramungoye ni umuntu ukaze afite ibikuroto bye ku buryo bimwe bamwibanga ashatse ntiyajya no mu murenge hari abapasiteri b'ibigoryi b'iryamaturo y'ipranka bishaka kumushingira nta murenge wabayeho birahari juste ntibihari juste urakoze ko kantu gasubira abantu bakumva b'ibipranka byafu bitezwe bishaka kumushingira muri sale hariya bakamwishyura akarya amafaranga akayibikaho nta by'umurenge nta kimwe gihari mukabona uko burabaye ubukwe benshi narababonye benshi kandi juste arabizi ni pasteur birahari bireze akamba gatimba gataririmba nta murenge wabaye nta no gusaba yakinyereye kuyiwe gusa ni cyamuhinda ni ikanzu naho bazataha no guhamagara hari ikindi bikabirarangiye agahembwa iyo karya neza akanywa wine na pasteur y'imivumo aho ntago Pastor Claude yazamusezeranya pastor gwe pastor gezandukure aha ne muvuye twese mu busha wawe ubona ko se Claude yito ari umuntu hafa iramuhusha umuntu ufwa n'isasu ugize ngo umugiko ukiri takiri mugenzi wanyu ese rampa hayirukanga korose warakaze ntago asezeranya Pastor Mutesi ntago byakunda kuki ibintu utabyemera Mutesi Claude mu rugo hari umuceri hari ibirayi hari imodoka hari inzu nziza hari umudamu wize afite umugore mwe biteye makire ahubwo ndamusuhuje mama ye makire Imana igiye guhumusha umuryango wanjye wose urabukunda wumvishe n'abana banjye bakunda makire na Claude ntakiri umupasiteri w'inzara washingira umuntu 20 ngwijana 200 ho yasimbutse rwego kiretse babandi babuyera cyo kuba bishop yamusezerana Gerard Gerard mu rwego rwa Mutesi 2000 yamuvuga neza Gerard arakennye muri iyi minsi aho yemera kujya kugandukira umugore akabati ngiye ushaka nkoresha pranka ndebe ko narya Gerard yarangiye bishop Gerard yarangiye nushaka kubimubwiye ati ntabwo uri yakunya kukubaza ndabizi nushaka umutumira bini inshuti yawe ariko yararangiye urisere ko Gerard yarangiye kuki uvuze ko Gerard we muntu wasezeranye kugira ngo niyo pasteur dufite umukene pasteur dufite umukene usuma kisha pranka ati ngiye bwabukwe burabaye nta nubwana bahe akabyemera ari umuntu umushumba ufite umugore nabo turadivorusa akabyemeza ati akaza kicara ati nanjye ndi nukaba ameze gutya kubera igisafuriya aba yagifashe Nabi
Mutesi ateka neza wangu we kubashiste bigize muri ya misi bashiste badega bajyaho bafite itoto none yo kumujiste yakobanye Ezekiel rero ukuntu yabaye iminwa yarumye namenyo yarahongotse yarafungaye namenyo yarahongotse mbere akuze kujya kwa Mutesi akamukubita umupunga umuceri umeze neza uryoshye cyane Nese Nabi ko uvuze ko Gerard Muno asezeranya Mutesi kandi Gerard wasezeranyije Pastor Claude kuki Claude watajya gusezeranya Mutesi Claude yabikarabye ni umunyamuvumo wamusezeranyije yongeye ejo yahamagaye mu rwiwe barapfukama n'umugore mwikara mu wantuza wanani wa Gerard uri serious kwaho bakuyeho ko kantu gasubiye yahamagaye Nabi mukungu ino hano umvanaho mukaje ibiganiro yaje binkureho bimpungurukeho tazankurikirana ubu wafashe umuntu witwa Pastor Claude n'umudamu umuhunguraho umwuka wa Gerard azamukurikirana uruze rero nese ko wabonaga hari Gerard umwuka muri kuri Pastor Gerard ntiradivurusa acyamurika fiance utariho ubwo bwambere burapfuye ubwambere bwa Gerard Mutesi abonye undi mugabo ubwo Gerard ntafite ibibazo Gerard Bishop muzima uwa mbere ntibadivorosheje aramukasa umugore wa mbere sanze nta kigenda cyawe n'uwo yari yisuze nawe arongowe n'undi mumusengere Gerard mumusengere yavuze ngo abaho n'ingurube ngo yavuganye n'ingurube utazavugana n'imbata Imana kwivuga batajaga uyu munsi urabona ngo ngiye ngo umuntu w'imfura imfite umugore ngo napfuragirira muntu no sari imfite umugore n'abana batanu yo ntaga ari imfura yabaye nani sinumuhererezi siniki ahubwo n'umuntu wanyuma y'abantu bose ngo ngiye umuntu w'imfura kuri wowe bari iki oya ngo umuntu w'imfura ngiye ntago ndi imfura ngiye ndi wa 10 ise 10 burawe ni iki umva nyine yishe ubupfura ahubwo bamukubita ibiboko none se umuntu ariko bavuze ko ubukwe we na Pastor Mutesi nta buhari kandi nyine urumva azanaga ibintu by'inkuru zabo z'urukundo binyweshwa ubuji badushushanya aragukura amenyo n'umusirikare aragukura amenyo ni jetiri ninde arakurambira akantu kashono gwe tugwa hasi muvuge neza Gerard ni umusirikare vuge neza Gerard abako yicaranye n'ingurube birakureba ingurube ninde ikosa yakoze yicaranye n'ingurube ingurube ninde ndabizi ko yavuze ko yicaranye n'ingurube ikosa yakoze ngo ari imfura ninde yise ingurube se Claude ngo yicaranye Claude kandi Claude ngo ari iki nimba ngewe nzi Pastor Gerard Pote Bishop Gerard ajya kwakoda kararayo akanywa kinywaje akarya neza akanywa kinywaje bora jinze cyane tese neza akarya amatera nziza cyane ya fresher akaraseka ngiye nibaza ukuntu ari ibyo kurya abo Gerard Imana mubabarire geze kwa Mutesi arahinduka oya Mutesi ni umuntu mwiza ni umama mwiza yitwa Dangote namwise Dangote ni umukire ukomeye cyane na mama no mama we muri Nigeria w'umukire urapfutwa umuzi rero ura ni umukira mama ariko ikibazo mfitanye nawe ni ikibazo kimwe nabanze kwamenya murebere imbura mugabo ari muzima murebere ninge muhanuse kumurebera kamutangaza imbura mugabo ari sawa ati bitazamera kwa fundi birabyo kubaguza kuzana abantu bazapfa ejo bundi bimigwira bafite imitima n'amadiabete patitira munababonye amafiance imigwira ugiye kuzana mbere ko Pastor Mutesi asakara n'uwa mugabo ugiye mu rukundo rw'abantu barangiye abandi bajugunye bimigwira za rubaga impande imisi bizwa abagubize kano urakumva ugiye mu bandi nabo gahunda kwa system yamaze gufa kera none abanza mbaze murebere bati uyu mugabo none ndabona ngo ari vrai choix dire aho gusurebye mu neza uri mugabo ari sana nta sadaka yatanze nta sadaka ntabwo nakwinjira kandi nawe ujya kwamenya atagize umufurugiro ngo nawe ujya kwamenya atagize hari umufurugiro se yazanye ngo nawe ujya kwamenya atazitura bamenya imbokoboko kandi kuva kera murabizi Nabi ni turo biragenda ngiye hakureba nakubeshya guha amafaranga yawe nakubeshya hagusubiza Nabi iyo mbaye ituro ryawe nkakureba byapfuba bitagusubiza ngiye byawe tubyizere tubyize nazarebeshe kwa Nabi
ntaza kuresha agasanga si ibintu bitavamo nyine urumva nyine nyine nzamwati wowe kwa gusa ayinani yo control ya drone tekinike yo kukurebera nyine ubu ko ariko na Pastor Claude muzabutaye ikigaragara Mutesi namusabye ituro ryo kwihumanura kuko abagabo bose baramuhumanyije ituro ryo kwihumanura bari abagabo bangana kuriya baramuhumanyije niyo mpamvu ngafitiye ibyimba mu nda aje kumva ngo bamubaze agiye ahura n'abantu baciritse ba chip bafite IQ yo hasi nk'iyo ntuzavuza IQ nani yambye ko ufite IQ yo hasi nani Juste nta mushifite nk'iri Juste yarandashe Juste ankubitagura aramanura hose ankubita hasi ubundi kundi gusamba ako ngo bari baramwishyuye Juste kubera atarabona amafaranga menshi kandi kindi Juste YouTube iri hasi y'umukore subscribe uramushuka ati ndayirekeraho yamara gukoshwa akayikuraho subscribe atumavu Kasongo Kasongo Nabi nari ndimo ndagenda nkubaza akabazo gasanga gasatira nkaho ari akanyuma umugabo witwa Nibishaka Theogene hano yuhanuzi bwa Pastor bwo kubwira ngo Pastor Mutesi ngwanuriye umugabo uruhara nibishaka uyu mugabo ntiyabasohoye ku buzima bwa Pastor Mutesi nibishaka rakeneye deliverance umugore n'abana kurya inkore hariya ejo bundi kode yabafashije na Juste bagiye kubafasha bakora ubuvugizi kandi umugore yarambwiye Juste yarahati nibishaka nongeye kubona isura nibishaka aza mu rugo navuga ngo I love you ariko nibishaka ari kurisha Sandra iri kumazunguka muri Kigali narisha nibishaka ari kurisha mfite nibishaka ndi agahinda asize umugore mwiza nkuriya uzi gukora nyina w'abana babiri nadasubira muri rugo nibishaka zabikivume igicamuke azabinzererezi nuwazashaka wese nibizakunda azapfa muri za kanyangana za nguvu na muriture nasubira muri Imana iko yambwita topele shikala cedro enita ya benestefo Imana iramye ngo nibishaka nadasubira mu rugo rwiwe dore kiri gifungo kiri imbere yiwe nibishaka maze mvane ingofero mpanuye neza nibishaka natonda gusubira mu rugo umugore yababaje w'abana mutani ndabyadahari nibishaka la syndrome Imana yame nibishaka nadasubira iwiwe nadasubira mu nzu ye azabigicamuke zabikivume kuko Imana bamwe niyo yamuhaye niwe bazasazana undi wundi no kwishimisha gushaka amafaranga n'amahera niko Imana imbwiye nibishaka ni natabikora Imana mufite OPS hanyuma umugabo wari yahanuriye Pastor Mutesi yaba ari usohoye cyangwa ntago ari we mu mboni z'amaso yawe nk'umuhanda ntabwo imibu iri bikina Mutesi ni umuntu ukomeye ntabwo umubazo kwamuduhira hejuru n'ubuhanuzi Mutesi ni umuntu ukomeye n'umuhanuzi ukomeye Mutesi Mama Dangote hago telefone yanjye nta kintu yashyizeho na ngana yitwa Mama Dangote ko njye mwita unaona Papa Dangote Dangote Papa Kabumbu akose uteruye ibyuma ushaka ufite mu diaspora musamwe nta muntu wankura mfite yinda muzamaze munyikureho oya kwa diaspora bampaye message aba diaspora ni muri za ntambara paramye ngiye ni nkuri ibyuma nguvane hinda ngo bazanyeme wagiye ngo kumba vewiti nari mfite igikumi njye bagiye kumpereza rava kumi kuvana hinda se bimarira iki no mushinga se bagiye kumba ese nabiko ko bira ibintu byari prank akubungiye dusubiza ni Juste wandangije ngiye impamvu mbikubajije nuko ngiye umuntu witwa Paterine yaranyibwiriye ngo urugo rwa Pastor Joel usengwe na Pastor Claude ngo uzanarwuba hoya itone nyine mbikubwira kuryo yabimbwe kugira ngo nawe usubize hoya ati Juste nawe aravuga ati urugo rwa Pa bitangaza nta muntu warusenye ni prank bari kudukina ese kera araza aravuga ngo aratubwira ati Joel nago biriya ari ugusenywa ku rugo ni prank dukina Ezekiel arabaho se Ezekiel arahari Ezekiel ni iki Juste niyo umuntu abanze bivuzeho ariko yaje gusaba imbabazi ku mutambye Juste niyo mpamvu agiye gukira yari humanuje Ezekiel arahari none se YouTube ibahaga neza Ezekiel yarazimye urakoze rero aho naberetse imbaraga zanjye ukuntu nkora naberetse zanjye ko ntajya nkina Nabi yavuze ku muntu utavuga oya ntabwo nyamvugaho bawe uzantu tuvuka uzantu biti burega kuzamuka za Cyangugu uzahantu biti nani ntumva ko dufite imbaza sanzwe nta muntu uvuga ngabeho reka reka uzarebe yongwe mbazo njya kubona asamba
Nabi reka ntibishoboka byari iterabwoba reka ntibishoboka ngo atere imbere tenase azizengurukaho ntabwo bibaho baza kuvuga ibyo Nabi uza ahantu bita mu bweye ndahazi bweye none se ugumva ndahazi uza ahantu bita muri Nigeria hari kuzi kukinasha hafi y'umusozi ahantu bajya gusengera ndi ukubwira avango power man of God nge ni ngewe basurumva nimba batambona hima nta kikiri bashobora kumbona teye ubwoba nabireka twere kubuzaho kiganiro nimba nta mana bambona nta kikiri bambona ho kandi kikabakorera none se nyine nk'igiki izindi mbaraga dasanzwe izi mbaraga ariko nabikorana na Satani urazimana nyine ukorana na Satani umva sasa izi nimba mbaraga atari izimana nyine izindi mbaraga Kasongo bari mubara Kasongo bari reka mubara tw'ikiganiro cyacu mbabwira ngo mukomeze mukunde kupa bitangaza mukande kuri channel yitwa Cukumbura Ukuri TV noneho munareba ibiganiro kupa bitangaza bikajya comedy ibiganiro amarovu none ushaka kujya wati yibuze ushaka kuba ari umugore wa DZ mu biro ushaka kwandika nawe Imana bamugisha niba ari umugore wa DZ mu biro murakoze Imana barinde Kasongo ikindi nambaye Jista agiye gutukana kwa Mutesi ndabizi atukana Jista tumeze kimwe Jista yo maje Jista atukana